uwo ni ubatirisha umwuka wera. Muvuge muti amen. Okay, noneho turebere mubivuge, noneho mubyumve mu mvugo mubasha kumva. Umubatizo w'amazi ni Yohana, umubatizo w'umwuka ninde? Ni Yesu. Igikomeye ni iki? Ushaka no kuganira n'uwo mwegeranye niba ubona ari umuntu waha igitekerezo, ariko niba adashaka kuvuga umwihorere. Umubatizo w'amazi ni Yohana, uw'umwuka ni Yesu. Igikomeye ni iki? Murabitsinze nabyumvise. Mbahaye amanota 10 ku 10. Ko mbaha amanota ntimushime. Uw'umwuka kubera iki? Yohana aravuga ngo jewe icyo yanyemereye gukora cyo kubatirisha amazi, uwowe ubatirisha umwuka no kumutwaza inkweto simbikwiye, andusha ubushobozi. Nushaka ubivuge ubisubiremo, aturusha ubushobozi. Twese uko twicaye aha, ubatirisha umwuka aturusha ubushobozi. Ejo bundi umwuka werera manuse turi mu Bugesera, hari kuri Pentecote, haza kuza umuntu aje gupinga Imana y'aba Pentecote. Araza aje, umwuka werera manuka, umukecuru ari aho ngaho avuga ikiratini. Muri iryo teraniro nta numwe wacyumvaga, uwo mugabo niwe wacyumvaga. Ndashimira Imana igira ibanga, imugirira ibanga, ibyaha bye byose babimubwira mu kiratini. Kugira ngo twe tutabyumva, kugira ngo abantu batabyumva bakabitahana, baturiya mugabo w'umunyacyubahiro tiyakize kuriya na kuriya, yabimubwiye mu kiratini. Uwo mugabo yumva baravuga ururimi azi, arangije araza apfukama imbere ya mukecuru ati ibintu nakoze wabibwiwe n'iki? Ibintu wavugaga ni ibiki? Umukecuru ati ntago mbizi, n'umwuka wambwiraga ngo mbivuge. Aramubwira ati wavugaga ibyaha byanjye, none Imana imbabarire. Arihana. Ndabifuriza umunsi mukuru mwiza wa Pentecote. Imana ibakorere igitangaza, itwuzuze umwuka wera. Dusome ibyanditswe tugiye kwiga. Turasoma mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, ndasoma umurongo wa 8. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, umurongo wa 8. Haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Muvuge muti amen. Intego tugiye kureba ni ugushaka umwuka wera. Icy'ingenzi gifite agaciro kiruta ibindi, umwuka wera. Ikintu gifite agaciro kirubahwa kikanashakwa cyane, gashyirwamo n'ingengo y'imari kugira ngo kigereho. Nijoro nari ndimo gusenga kugira ngo menye ijambo tuganira, menye icyo tuvuga.
ndyama ntabimenye. Saa 9 rero niho nabimenye, ndabyandika ibintu tugiye kuvugana 10, ariko nsanga hari ibintu dushaka cyane tukibagirwa gushaka umwuka wera. Noneho ahantu ntegurira ndandika ngo icyakora muzahabwa imbaraga, mwamvise ko tubisoma, umwuka wera nagira gute, nabamanukira. Nimutekereze nk'iyo haba handitse ngo icyakora muzahabwa amafaranga, umwuka wera nabamanukira, muba muwushaka ku ruhe rwego? Handitse gutyo, icyakora muzahabwa inoti zishyushye, umwuka wera nabamanukira. Ubu muba muwuhiga gute? Muba muwuhiga ku manywa na nijoro, umwuka yaje nkabona aya mafaranga. Cyangwa handitse ngo muzahabwa abagore, umwuka wera nabamanukira, umwuka wera nakumanukira urahita ukora ubukwe. Cyangwa handitse ngo muzahabwa visa, umwuka wera nabamanukira. Cyangwa handitse ngo urahabwa inzu ya etaje, umwuka wera nakumanukira, irimo amabara y'umweru, inazamuka ukuntu, ifite n'akavira hejuru, kano hateyeho n'utwatsi hejuru tw'umuhondo kuri iyo nzu. Iyo nzu rero umuntu uyibona n'uwuzuye umwuka wera, muba muwushaka ku ruhe rwego. Ariko haranditse ngo icyakora muzahabwa, muvuga iryo jambo, imbaraga. Kubera iki? Kubera yuko uyu mwuka azazana imbaraga ziruta amafaranga, ziruta ibyo dushaka. Kubera ko Petero yarayanze, aho kugira ngo atakaze umwuka yarayanze. Igice cya mbere cy'inyigisho nabahitiyemo umwuka wera amanuka i Samariya, byakozwe n'intumwa mu gice cya 8. Murabyandika, muraza kubisoma ku mugoroba nimugera mu rugo. I Samariya ubutumwa bwiza bwagezeyo bufite imbaraga, bujyanywe n'umugabo wari ufite impano yo kubwiriza ubutumwa witwa Filipo. Arabwiriza, abantu barakizwa, yari afite impano yo gukora ibitangaza. Ariko abashumba bakuru bari i Yerusalemu baravuga bati, Filipo ubwo yagezeyo, ubu hari umuriro, ubu abantu bari mu birere, ubu abantu barakishijwe kuko afite impano. Ariko Filipo afite ikintu atazi nawe, ubu ntawe urabatizwa mu mwuka wera, kuko nawe iyo mpano ntayifite. Bohereza abamisiyoneri bajyayo, bohereza nde? Petero. Arajya agendana na Yohana. Bagezeyo basanga ibintu byarakomeye, basanga n'umupfumu wari ukomeye ufite amafaranga menshi nawe yaremeye. Bibiliya ntivuga ngo yarakishijwe, yaremeye. Hari abantu batahindutse bemeye, kavuga ati umva ndemeye, bitandukanye no kwihana. Aremera, aho guhinduka aremera, yemeye, arazana abakurikira amateraniro. Uwo munsi abona abashyitsi badasanzwe, abona Petero na Yohana uwo barambitseho ibiganza, wese aruzura umwuka wera. Uwo ari we wese noneho ananirwa kurindira ngo bamugereho, nawe bari bumugereho. Arirukanka, iteraniro ritarangiye ajya kuzana igikapu cy'amafaranga, iyereka bakamugeraho. Ariko umutima we wahindutse, azanye amafaranga ayaha Petero ati, mwampa ibi bintu mufite. Nkabahaye amafaranga ati, ndimo ndabareba nkabona murasa nk'abatayafite.
uwabaye abaha mukabima. Abantu hano nababonye muzi uko Petero yashubije. Petero yashubije ngo iki? Yarayemeye. Uvuge ngo no. Yavuze ati fani feza zawe. Ntabwo impano y'Imana iboneshwa amafaranga. Nta nubwo igurishwa amafaranga. Ab'Imana yahaye yabahereye ubuntu. No gutanga batangira ubuntu. Muhese amashyi, umwanzuro n'uwo. Uwo ni umwanzuro. Impano z'Imana ntizigurishwa. N'unazifite ntagomba kugurisha. Kuko impano z'umwuka ziruta amafaranga. Izi mbaraga z'umwuka wera ziruta amafaranga. Ntabwo rero yashaka kumuha ikintu gihenze ngo amuhe ikiciriritse. Nuvanga amafaranga yo biraciriritse cyane bitewe n'impano Petero afite. Ahubwo igikomeye burya kibyara icyoroshye. Ahubwo umwuka wera yakuzanira amafaranga. Ariko ntabwo watanga amafaranga ngo ubone umwuka wera. Nizere ko mucyumvise. Ni nk'uko ngiye kubabwira ko batavuze ngo icyakora muzahabwa akazi. Umwuka wera nabamanukira. Handitse imbaraga. Bisobanuye iki? Ahubwo umwuka nabamanukira murabona n'akazi. Kuko n'ubundi akazi uzakora nta mwuka wera uzakica. Uzaniba, uzabeshya, uzasambana, uzakora ibintu bitabaho. Ariko umwuka naza azagushakira n'akazi. Ngiye kubibabwira. Inama yabereye Palais Royal ibwami kwa Farawo. Yari ikomeye babuze igisubizo. Umugabo yararose babura urotora. Ariko umwuka igisubizo yari agifite. Bafungura Yosefu. Uziko Yosefu yafunguwe bakibagirwa idosiye yamufunze. Barebagiwe burundu. Yaraje akize gisobanura. Amurebye mu maso ahita akoresha inama arabatengiye kubibabwira ati murabona twakura hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka we? Umuntu nk'uyu twamukura he? Bakora bahita banzura ko nta muri bo bose nta urimo uretse Yosefu. Bahita bamuha akazi ministeri 7 yaziyoboye umunsi umwe. Bazimuhaye umunsi umwe 7 icyarimwe. Ubwo muri ntuza hari ibintu njya numva nyine iyo abantu bari gushaka akazi icyo bita requirement ibisabwa. Ubu barashyiraho ibintu byinshi. Ariko Yosefu muri civier mu bintu byasabwe bashyizemo umuntu urimo kawimana icyo cyamuhesheje akazi ministeri zose abarazifashe. Kandi nawe ntiyakwanga kubera ko wa mwuka azamufasha kubikora neza. Mumereye Yesu amashyi mwabyumvise. Ntiyanse. None mbabwire mwari muzi ko akazi gahari ahubwo abantu bo kugakora aribo babuze. Ejo bundi umugabo yaguze ikamyo izindi zitwara ibintu byinshi. Abura umuntu aha akazi. Ahamagara umukristo umwe ati wanshakira umuntu w'umushoferi mwiza nkamuha akazi. Atari kundebera utiba. Uguzi ko uwo ni umukristo agana n'undi mukristo. Atundebera utiba. Uwo ngo aramubwira ati none se ugutiba ndamukurahe? Ibyo bibatera agahinda. Ngo nta mukristo wambonera utiba. Ati oya. Arabihakana. Ati cyakora ati nagerageza ati nakubonera uwiba make. Nagazajya yamaramo te agahinda. Ati ntabwo yazajya twara yose. Ariko we yakwiba ariko ntabwo yakabya.
mbega n'uwo kwihanganirwa. Ibyo ntabwo azaguhobya, humura, azajya atwara biki. Tatawe ati urubo wamubona, ati wowe namubona. Aramuzana, ariko babyumvikanyeho. Aramuzana, amureba mu maso, ati wa muntu n'uyu? Ati n'uyu. Bakajya baseka, tuburi inyangamugayo koko. Bamuha akazi babizi ko azajya yiba make, kuko utiba na make ngo yaramubwiye ngo ntiyamubona. None se uwo mwuka umuhambura ushakira iki? Kwiba make. Umwuka rero ntibikunda, ahubwo baranayatawe ukayarangisha. Se muracyarangisha amafaranga mwatoye? Namwansubiza muti baracyayatase. Uramutse utoye amafaranga wayarangisha. Ejo bundi nshaka kubabwira ibintu bifatika gutya by'ingero. Nawe n'umukristo ndishima, ndanezererwa, ubwo mba mbabwiye uwo byananiye mba mfite n'undi wabishoye. Kandi ntabwo tugomba gutinda kuba byananiye. Abo byananiye tugomba no gutinda kuba bishoboye, ko barahari. Nabeza barahari, nabuze umwuka wera barahari, n'abadakubagana, n'abatiba na makeya. Mu byumve n'abarimo banyumva muri mu mahanga, muri kuri televiziyo, muri kuri radiyo, n'abazanyumva ikindi gihe, mubimenye ko n'abatiba na make bahari. Muvuge muti amen. Ubwo bashaka no kuba bangana nk'uko, ariko ntacyo, ariko barahari. Barahari. No muri Amerika barahaba, no mu Burayi barahaba, no muri Aziya barahaba, no muri Afurika barahaba, no mu Rwanda barahaba, n'Inyarugenge barahari. Iyo mibare ibirimo Uwiteka asiga abantu. Ejo bundi twarahuye hano i Kigali, duhurira hano kuri banke, kuri Beka, hano ku Kinamba hano. Amubuhamya arambwira ati iyi banke impamvu ugiye nubahwa, turi kumwe n'umukristo. N'ejo twari kumuhanga mu giterane cya Pentecote. Ati impamvu ugiye nubahwa hano, kingiye kwikubwira pastor nkimeze ite. Ati naje gufata amafaranga hano, barangije bandengerezaho miliyoni 2 kuyo nasabye. Ubara ararenza, arengeje ndataha ntabizi, ngeze mu rugo nsanga bayarengeje. Mpita ngaruka nsanga banafunze. Numva ikijwi kimbwira ngo ubwo Imana yakwihereye, ariko numva irindi jwi ry'umwuka rimbwira riti hoye yati no kugira ngo ubukristo bwawe bupimwe. Ngaho rero ipime, nko muri minsi ufite ibibazo 200, bakurengerejeho miliyoni 200. Bakazirenza ntabwo yibye, bayarengejeho. Wayakarura mu by'isukuri, nawe kamere yawe ntuyizi se, maze na 5 warabigumanye. Miliyoni 2. Arahamagara umuyobozi wa banki, ntiyitaba telefone. Arahamagara ntibanitaba. Araruha anayafite, ijwi riti komeza uhamagare. Arakomeza arahamagara kugeza aho baje baramubwira bati byagenze bitatu mwarengejeho, mwamaye amafaranga menshi. Basubira kubara basanga nibyo. Bamurebye mu maso babona n'umukristo, baravuga ngo tubonye umuntu w'Imana. Imana mashi dukwiye gutuma abantu babona Imana. Ngo buhamya mbuziranyeho nawe, mbuziranyeho na Gerante William Bank. Ubu ngubu muri Bekara ku Kinamba muzagenda zabibabwira. Ubuse ni muri wako banabifotoye, muzagende uhasanga yanateranye arananzi, azanambaza ati warabivuze. Ntinarabivuze. Tiwabivugiye, ninabivugiye kuri televiziyo, nabonaga banamfotoye. Azabisangamo, n'uwo mukristo azabisangamo, dore ndabivuze. Hari abantu badashaka gukubagana. Ndamubwira ngo Imana izaguha umugisha, yongereho umugisha, yongereho umugisha. Kuko ntabwo dukeneye gukizwa no kwiba, tugomba gukizwa no gukiranuka. Kubera ko impande zavuga, baturirimba indirimbo ivuga ngo mushake uwo mwuka wera, ngo mwuka wera ngo ni nawe utwemeza ko tuzajya mu ijuru. None se murumva tuzagerayo dute tutakishijwe neza?
guha akazi, mwuka wera guha agaciro. mubaze ntuza uno mugabo Daniyeli igihe umwami arota ibintu kubisoma bikamunanira, n'abapfumu bose byose byabananiye. umwami kazi uri aho ngaho uza amakuru n'abavuze ati ibyo ngibyo wigwirirwa ugira ikibazo. Hano muri iki gihugu harimo umugabo ugira ikibazo kino ku ngoma ya so hari ikintu cyamugaragaraga, umwuka w'Imana yabaga muri we. Muhamagare nagera bino bintu byabananiye aba bose warabisoma. Dukeneye buhamya, dukeneye abantu batuziho Imana bakabivuga. Tinagera umuhamagaro urebye baba bahamagaye Daniyeli arageze ati biriya bintu wabasha kubisoma? Daniyeli ati ibingibi ndi kubireba ndabyumva. Urabibona? Ati ndabibona gusa se kuko nibisobanuro mbizi. Mane kumera umwuka wera uzabaho, ibaho umwuka wera muzagira umugisha. Nari mvuze ngo muzagira umugisha. Ibaho umwuka wera muzabona akazi, ibaho umwuka wera uzabona n'umugabo. Weshaka umwuka wera urebe n'ubukwe bwawe buraza kwihuta. Ariko ikibazo uhita ugenda ugashaka intuza, turiya tuntuza bati pasiteri buriya iriya ntuza avuze n'iyi iriya ntuza nyine, turiya tuntuza mwese n'utuzi. Noneho kugira ngo ushake ikizaguhesha agaciro, ugashaka ahubwo ikikwambura agaciro ugaca imyenda. Ejo bundi nafashe abantu b'abakristu bagendana urwembe. Ese urwembe n'urwiki? Ndabafata mu modoka, bari mu modoka bari guca imyenda, ndamufata bati pastor tubonye ndababonye barimo bifotoza barimo bavuga ngo bagiye gutwika ngo bimanukire. Hano batwika bamanuka, ntabwo bashobora gutwika ngo bazamuke, baratwika bimanuke. Mwarese tukazimya tukazamuka, tuzimye kuko se aratwika nawe arashya. Kandi gutwika ni uguca imyenda, ni ukwambara imyenda ku buryo abantu bose babona bagufotora. Kandi iyo mumaze guca imyenda niho bagufotora cyane kuko uba watwitse. Urwembe ndarufata, ni guca imyenda wa mwana we. Ati ngiye gutwika. None se uratwikisha urwembe? Urwembe se warugendanye gute ko bizamuye cyane? Urabigira uti? Ati ndaza mfite n'urudodo, ati ndaza kudoda. Tigeze azamura ageze hejuru ahita doda. Ibyo bintu munumva ari byo? Kuko si byo biraza kuguhesha ubukwe. Wakoze umwuka wera ukareba, uzura umwuka wera. Shaka Imana na Imana nayo iragushakira. Shaka Imana urebe kuzaseba. Daniyeli yarabisobanuye, bahita bamugira ukomeye. Ntabwo ibisubizo twabibuze, n'imibereho ntabwo twayibuze, ahubwo twashatse ikibitugeza. Twananiwe gushaka ikibitugezaho mu buryo bwiza. Nasomye Bibiliya nsanga n'amaraporo dutanga zitandukana. Numva ni ijambo riremereye, ndavuga ngo ndaza kubibabwira. Itandukaniro riri muri Luka igice cya 10 umurongo wa 11, no mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 11 biratandukanye. Muri Luka 10 ni Yesu atuma intumwa 70. Muraza kureba raporo ukuntu zitandukana. Mu byakozwe n'intumwa ni Petero na Yohana bamaze gukiza wa muntu wabanaga n'ubumuga. Murebere byagenze gute kuba 70 bazanye raporo yabivuga ngo iki? Bivuga ngo iki pastor? Mwumva ibintu bavuze nibyo abantu birirwa bavuga ahangaha ngo abadayimoni babumviye. Icyo ni ikintu cyo kuvuga. Abadayimoni uziko n'umwana muto ashobora kuvuga ngo mu izina rya Yesu bakikubita hasi. Batinya izina rya Yesu ku rwego batita no kurivuze ubwaryo ribahonda hasi. Niyo urivuze wikinira bariruka. Iryo zina riri mu intsinzi. Yesu aba bantu nicyo birutse, twavuze ngo mu izina rya Yesu tubona barirutse, ubwo baritera hejuru ngo bishimye ngo umurimo wagenze neza. Arabareba ati muze kintu mbonye Satani amanuka
ameze nk'umurabyo wagwa muri mwe. Tareka mbabwira ikintu mwawe mukwiye kwishimira. Mwari mukwiye kwishimira ko amazina yanyu ari mu gitabo cy'ubugingo. None abadayimoni barabirukanye, niyo raporo munzaniye. Ati niyo ngiyo rwose twabakirije twavugaga mu izina rya Yesu, batirukanye tibirukanka gatureba. Yo arabareba. Murebe mu byakozwe n'intumwa. Mpamvu ugiye kubabwira ngo mushake kuzura umwuka wera. Murebe noneho Petero na Yohana bahagaze bamaze gukiza wa muntu, abantu buzuye bari kuvuga bati turashaka kureba ibyabaye. Petero yaravuze ngo mwitangara, mwitureba ntabwo ari twe. Ubwo muri Luka 10 ni twe, mu byakozwe no mu gice cya 3 si twebwe. Iyo tubikoreshejwe n'umwuka naba ari twe. Iyo twuzuye umwuka wera badukomera amashyi tukayanga tukayasubiza nyirayo. Iyo bakubashe wubaha, utumye wubahwa. Iyo ubikoze bikemera, ubigushoboje niwe uhabwa icyubahiro. Wowe witahanira umugisha, amashyi n'icyubahiro ukaberekera nyirabyo. Murumva icyiza cyo kuzura umwuka wera. Ikindi uturusha muri Matayo 3:11 haravuga ngo Yohana niwe wabivuze, kigenda babatirisha amazi ngo mwihane, ariko inyuma yanjye hari umugabo undusha ubushobozi. Ntibinkwiriye no gupfundura kumutwaza n'inkweto, ntibinkwiye. Uwo niwe ubatirisha umwuka wera. Muvuge muti amen. Okay, noneho turebere mubivuge, noneho mubyumve mu mvugo mubasha kumva. Umubatizo w'amazi ni Yohana, umubatizo w'umwuka ninde? Ni Yesu. Igikomeye ni iki? Ushobora no kuganira n'uwo mwegeranye niba ubona ari umuntu waha igitekerezo, ariko niba adashaka kuvuga umwihorere. Umubatizo w'amazi ni Yohana, uw'umwuka ni Yesu. Igikomeye ni iki? Murabitsinze nabyumvise. Mbahaye amanota 10/10. Kumbaha amanota nimushime. Umwuka kubera iki? Yohana aravuga ngo cyewe icyo yanyemereye gukora cyo kubatirisha amazi, wowe ubatirisha umwuka no kubutwaza inkweto simbikwiye. Andusha ubushobozi. Nushaka ubivuge ubisubiremo. Aturusha ubushobozi. Twese uko twicaye aha, ubatirisha umwuka aturusha ubushobozi. Aturusha ubushobozi. Murebe nk'iyo duha kubatiza mu mwuka ari twe tubitanga. Umuntu akageza ati ndashaka kubatizwa mu mwuka wera, kigenda wejo bundi yereka kunshura mwasubiza, ntabwo nakubatiza wowe. Wansenge nende nkabatiza mu mwuka wera, toya iwanyu ntabwo bajya bumvikana ni wacu, genda nawe ntabwo nakubatiza. Ariko Yesu yifatiye imfunguzo z'ibigega by'umwuka arazibika. Haleluya! Niwe wenyine ubatiza mu mwuka wera. Nta muntu uzakwibeshaho, no mu mubatizo bagusibiza bakwibeshaho, ariko Yesu ntiyagusibiza kuko ntiyakwibeshaho. Iyo ubikwiye arapfundura kandi awutanga ari mwinshi akawuguha. Niwe wenyine. None nimutekereze, uturusha ubushobozi niwe ufite ubwo bushobozi bwo kubatiza. None ubwo ari umubatizo mu mwuka wera, n'uwo mu mazi menshi, ngo n'uwo mu mazi nawe ari ingenzi, ariko mu mwuka ntabwo muri kumva ko ari ingenzi cyane, kubera yuko uturusha ubushobozi ari we utanga. Kandi uwo nguwo, uyu mwami kuri iyi Pentekote muri iki cyumweru, ubu nonaha yapfundura. Muvuge haleluya! Nonaha ubu nonaha njye navuga ijambo ry'Imana tutaranasenga nk'uko mu kanya tugiye gusenga. Yapfundura, yabirekura, akawurekura ari mwinshi. Bibiliya tubwira ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari
hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Umuriri, uyu muriri iri joro cyawufite ngo ubatungure uvuye mu ijuru, ngo umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Ijuru rikora operasiyo, umuyaga urahuha, ijuru rizana indimi ziza kuri abo bantu bavuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muzamure haleluya, dushime Yesu wasohoje isezerano rye. Abarabishohoje bavuga indimi. Ejo bundi umwuka wera yaramanutse, turi mu Bugesera, hari kuri Pentekote, haza kuza umuntu aje gupinga imana y'abapentekote. Araza aje, umwuka wera yaramanuka, umukecuru wari aho ngaho avuga ikilatini. Muri iryo teraniro nta n'umwe wacyumvaga, uwo mugabo niwe wacyumvaga. Ndashimira Imana igira ibanga, imugirira ibanga, ibyaha bye byose babimubwira mu kilatini. Kugira ngo twe tutabyumva, kugira ngo abantu batabyumva bakabitahana. Baturiye mugabo w'umunyacyubahiro kiyakize kuriya na kuriya, yabimubwiye mu kilatini. Uwo mugabo yumva baravuga ururimi azi. Arangije araza apfukama imbere y'umukecuru ati, ibintu nakoze wabibwiwe n'iki? Ibintu wavugaga ni ibiki? Umukecuru ati, ntago mbizi, ni umwuka wambwiraga ngo mbivuge. Aramubwira ati, wavugaga ibyaha byanjye, none Imana imbabarire. Arihana, muheza amashyi. Arihana. Aravuga ati, mufite Imana, ibi bintu bishoboye ute? Nawe ntiyari abizi. Abantu ikibigica nuko bagira ngo barabizi, ntabwo tubizi, n'Imana ibitubwira. Ejo bundi rwose turi muri Dove, turi muri Nibature mu gitondo, saa 10:15, umugabo yuzura umwuka wera, umusaza. N'ubu dusengana Nibature, nuza kunsura nzamukwereka. Imana amuhaye umwuka wera, avuga igifaransa. Noneho baramubwira ngo asengere. Umusaza gusenga mu Kinyarwanda biramunanira, asengera mu Gifaransa. Rero numva mu mashuri make mfite mbanda byumvise. Ese muze igifaransa warakize? Ati katate mwuka. Aho avuga ngo sejezi, ubwo ngo sejezi banumvise icyo ashatse kuvuga. qui est capable de se lever. Banumvise icyo avuze. Nicyo gifaransa ko kibaho. Qui est capable de se lever. Uyu musaza ko akivuze neza, n'amatisa nkayumvaho n'imigemo. Mwuka wera z'ubwenge we. Haleluya. Ndamubwira ni ibintu wavuze nibyo. Niwe ubasha kugira ibintu yahishura. Kandi muri iryo teraniro nanabivuge, hari abantu batinyutse itorero, batinyuka urusengero, bakaza mu rusengero baje kwiba, abandi baje gusambana ngo ntawe uzabamenya. Hasi bandi muri iryo teraniro araducunga, abantu baje kubatizwa mu mwuka wera. Ubwo munabimenye, abo ndarika n'abaza gusengerwa, mujye mumenya ubwenge. Hari igihe hari uje kwibisha koshi yawe kuko wafashijwe, we waza gusengerwa, ibyo usizeho ugatusanga babitwaye. Ubwo Imana ibimishurira mu icyo gitondo aho ngaho. Turangije gusenga, uwo muntu uje kubeshya ahita abwira umuntu wari uyoboye iteraniro ngo mbuze telefone yanjye, ngo Samsung ngo $500. Ubwo duhita dukeka ko yaje mu basengerwa, telefone bakayitwara. Umugabo wari uyoboye iteraniro ahita ategekesha ati, mufunge urusengero, abantu bose tubasake. Umwuka arambwira ngo no, ntibafunge urusengero, ntagire n'umuntu basaka. Mubibwiwe n'iki niba uyu nguyu atarimo atubeshya? Telefone yawe igura ngahe? Ati aratubwira. Turebye uko yambaye dusanga ntibihura n'umuntu ufite iyo telefone.
ese wari ugiye ati kurangura kiye Dubai watwereka visa se ti visa uti ntabwo byumva sibyo tuvuga mube maso y'umwuka hari umuje kubeshya turakuvumbura Imana bahishurire umuntu yabatesha umutwe nta mwuka umubamo nafashe umukristo aje kubeshyera undi ataragishijwe arambwira ngo muri urusengero muri ya korali ngo harimo umuntu ngo ikuzimu se yagiyeyo murajyana wamenye ute kwajyayo ngo mu cyumba cye ngo harimo akaganza ngo k'umuntu ngo ni umupfumu nguriya muntu aho arashaka kubeshyera uwo muririmbyi ngo muririmbyi mpamagara inyobozi tumuhagarike amubeshyera umwuka arambwira ngo ari kubeshya ndamubwira nti ndeba mu maso bisubiremo ndashimira Imana yamaye n'amaso manini rero noneho menyere yarebye kabonamo inkota arebyemo ngo pasite ngo kukureba birananiye ndeba usubiremo arandeba biramunanira ngo waretse ngo nkavuga ngo nakureba ngo ndeba usubiremo biramunanira ngo Imana imbabarire nabeshyaga ahita bivuga gutyo mumpereye amashi nk'iyo se iyo ntabimenya se Imana ibarinde muri urusengero hano i Nyarugenge ibarinda ababesha ibarinda abajura ibarinda abantu basebanya umwuka wera bavumbure nimurebe itorero abantu bashobora kuzanwa ari n'abasambanyi ngo ntawe bavumbura ngo ninde ubimenya se ngo ari ubwo bagisenga se icyubahiro cy'Imana kiri mu itorero bazakufata uzaza ngo ntawe ubimenya babimenye kuko umwuka wera ari mu itorero kandi Imana yanze agasuzuguro Imana irashaka ko icyubahiro kibi cyayo abanyumva neza muvuge cyane muti amena umwuka wera nahishuriwe ko atwigisha ukuri kose ntabwo atubwira ukuri kw'abarimu baduha ntabwo atwigisha matematike ubundi abarimu babigisha isomo rimwe bagasohoka undi akinjira ariko umwuka wera mbabwira amakuru ye ngo azatwigisha ukuri kose ukuri ko kungana iki none se urumva azajya andetaye azakwigisha kwambara akwigisha kuvuga akwigisha kubaha umugabo akwigisha uko bubaka urugo akwigisha uko bavuga akwigisha uko umugabo yitwara akwigisha uko umugabo aramutse umugore we akwigisha uko umugore bamuhamagara umwuka wera azabikwigisha umwuka wera azakwigisha kubaha umutware umwuka wera azaza abisobanure byose akwigisha nuko bajya ku meza akwigisha nuko biyarurira akwigisha nuko biyogoshesha akwigisha nuko biborosa azakwigisha nuko bakorera Imana azaguhishurira nta na kimwe atazatwigisha azatwigisha ukuri kose haleluya azakwigisha nuko bafata umutware azakwigisha nuko bahamagara umugore uzi guhamagara umugore mu mazina ye yombi Nyirabimana Sorina Nyirabimana umwuka wera azakwigisha uko bamwita hari umugore wahamagaraga umugabo ngo mbeyohwa agashyiraho na mbe kandi mbe ntabyariho ko yitwaga Yohana ngo mbeyohwana iyo mbe sijiti yasiga 2,000 akamwita sheri yagenda ntacyo asize ati mbeyohwana urumva ibyo bintu umwuka wera nakora imirimo ikomeye muri twebwe atwigishe no gukora ahantu umwuka wera ari bakora neza namenye abagabo 3 Mose Oholiyabu na Besareli ntibigeze bakora inama nimwe yo gukemura amakimbirane kubera umwuka wera sinzi niba mubyumvise iyo umwuka wera ari mu muyobozi nabo bakora n'abafite umwuka wera bakora nta makimbirane bakora neza kandi nta makimbirane umwuka wera zani Nyarugenge muhishurirwe haleluya muhishurirwe ibyo mukora munabikore neza narindimo ndeba hano ukuntu hasandeba izindabo ndavugana n'umuntu wateguye ibi yarafite umwuka wera havanga amabara umuhondo icyatsi n'umutuku n'umweru na kiriya gifotora ariko kiriya cyo cyabaye kinini
karacyari gatoya, wabaye munini wowe ukuzura kiriya cyumweru na kiriya cyumweru cyuzure na hariya huzure, nanjye bamere turu. Hari ahantu nagiye bamucyare turu nkajya mbwiriza nanireba, niburiya ni kuriya mesi hano mukikubiteho kikire turu, nimurangiza mufate umusaraba mumanuremo hariya mushyiremo amatara atukura, umuriro wa Pentekote ukomeze wake kuriya, Imana ibahishurire. Haleluya. Uzaje kubesha tumufate, uza arwaye tumusengere akire, natende yakize hari ahantu hari Imana. Mumbere Imana amashyi, turarangisha iminota yashize. Mwuka wera azabazaho. Haleluya. Muhaguruke dusenge, dore iminota hasigaye 5, kandi turasaba gusengera abantu bashaka kwihana, shaka kuzura umwuka wera. Muhaguruke twakira ijambo ry'Imana, twisegere imbaraga z'Imana zikuzeho. Mwuka wera azakora imirimo ikomeye muri twebwe. Ndumva nshaka gusengera kwezwa, ndasaba ngo Imana itubabarire ibyaha. Niba hari umuntu ushaka kwakira Yesu, dore ubu twahagurutse ngo nawe tukwakire, twahagurutse ngo tuguhe icyubahiro, twahagurutse ngo tukubahe kuri iyi Pentekote. Niba ushaka kuva inyuma y'itorero, niba hari ibyaha wakoze, saba Imana imbabazi, irakubabarira nirangiza kuzuza umwuka wera. Muri hano mushaka agakiza, muri hano mushaka gukizwa, murahari. Barimo n'abari mu mahanga, namwe mujye mwihana. Murahari mushaka agakiza, murahari mushaka kwezwa. Abari muri rusengero rero bo bafite umugisha, mwege turanabasengera. Muzamura ibiganza ndebe uwabashaka gukizwa, nimbono umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Ubwo aho nabona ndabibwirwa nuko wenda mukomye amashyi ko abantu b'Imana bemeye kwihana. Ari mumwe wasanga hari, ntabwo twabirengaho. Zamura cyane uri inyuma y'itorero hafi. Ayo mashyi ubwo nuko yabonetse. Imana ishimwe cyane. Barahari. Muze rero Pasiteri Nyasi abereke ahantu mwapfukama. Ushaka gukizwa aze hano imbere tumusengere. Kwihana ni ukwemera ko uri umunyabyaha, ukemera ko Imana yakubabarira, ukizera imbabazi z'Imana, ukamenya ngo izi mbaraga zirakuzaho nawe uhinduka umugabo wo guhamya Yesu. Ubu nonaha Imana irabigukorera. Abari hariya hejuru turabategereza, namubonye arimo araza. Bari abagabo bakizwe, ni byiza cyane, n'abagore bakizwe, n'abasore n'abakobwa bakizwe. Abantu muri aha, niba uzi kutarya igaburo ryera, iki giterane kibayeho, iri teraniro twazindutse kugira ngo tugire umugisha. N'ubona uri n'umwe mu ijuru baravuza impundu ko wemeye kwihana. Ntabwo icyo dukeneye ari ukuvuga ngo hihannye benshi, ahubwo uw'ijuru ribwiye akaba yemeye kwihana. Dore ngaba umwe, babiri, batatu, bane, ni benshi cyane. Duhe Yesu amashyi. Menya hari n'abandi barimo baza, nguri yaraje nawe tumurindire, nimumufashe. Mufashe Pasiteri, mumenyereze iyi tapi. Aha ntabwo Imana yaharemeye mwebwe mwenyine, Imana yahazana n'abandi. Twongere duhe Yesu amashyi menshi. Uru rusengero ntabwo ari urwacu twenyine, nawe rurabo rwawe. Imana yatumye abapentekote ya Nyarugenge buzura umwuka wera, bararwubaka kugira ngo uzakizwe. Uru rusengero rwubatswe n'Imana kugira ngo ikubabarire, ihindure uyu mujyi. Turi gusaba rero ngo umwuka wera amanuke. Ngaba abagabo bemeye gukizwa, n'abo bana batoya b'abakobwa nimubazane. Duhe Yesu amashyi. Aba bana mukizwa burundu, mukizwa muve mu byaha, mukizwa mwakira agakiza kazima kabonerwa muri Kristo Yesu. Mbonye nundi, nawe ngwino wiga umubatizo, ngwino uzabatizwe mu mazi menshi. Uturusha ubushobozi azakubatiza no mu mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Mureke dusenge, mubabwire bapfukame, ibyiringiro byabo biri mu ijuru. Nimubegure rwose, mubahekeya, mubabwire neza. Abashumba baze babagote, hanyuma bazamura ikiganza cy'iburyo. Zamura ikiganza cy'iburyo, mubwire ibintu uvuga. Muvuge ngo Mwami Yesu, kuri uyu munsi turihannye, ibyaha twakoze bitubabarire, ntituzabisubiramo, mu izina rya Yesu, amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubwira iteraniro, turagushimiye kuri ibihe bya Pentekote. Tubonye ko umwuka wera azatuzaho, natuzaho tuzakora imirimo ikomeye, natuzaho tuzagira n'agaciro, natuzaho tuzahishurirwa, natuzaho tuzaba abagabo baguhamya. Turagushimiye Mana,
dukeneye ibihe bya Pentekote, dukeneye ibihe by'umwuka wera, dukeneye ibihe byo kweza itorero, dukeneye guhemburwa n'iri jambo. Ndasenze Mana ngo aba bana bawe bababarire, ndasenze kugira ngo ubuzuze umwuka wera muri iri teraniro, umwuka wera ze muri bo, ubwo bemeye ibyaha ubababarire, nurangiza ubahindure ibyaremwe bisha. N'abandi bari online, bari kuri internet, abarimo bakurikira iri teraniro, aho buri wese ari wazamuye ikiganza ashaka kwihana, ashaka guhinduka, ashaka guhindukira, nabo ndabasengeye. Abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari mu Burayi, mu bihugu bya Afurika, abakurikiranye iri teraniro bose ndabasengeye kugira ngo bakire ijambo rihindura, umuntu agahinduka icyaremwe gisha. Urakoze Mana, tugukomeye amashyi, tugushima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Ndashaka gusengera abantu bashaka kubatizwa mu mwuka wera. Hari umuntu mu minota ibiri, hari umuntu yabwiye ngo aze, hari indirimbo Imana yambwiye turirimba tugasengera abantu. Niba ari umuntu uzi gucuranga sente ariko akavuza gahoro, aze mubwire ayijyeho. Turaririmba kabiri gusa. Ushaka kubatizwa mu mwuka wera aze. Ni indirimbo ivuga ngo ari hano ngo aduhembure. Nshobora kuyihimba njyewe ukuntu nyiririmba. Ari hano ngo aduhembure. Ari hehe? Gahoro gutyo. Ari waduhembure. Ari hehe? Muri iyo ndirimbo rero nuko tuba turirimba, wowe uri muza gupfukama, tujye kugusengera ngo batizwe mu mwuka wera. Ari hano ngo aduhembure. Ari hehe? Umaranye icyifuzo igihe kinini, ubu rero Imana igiye gukora igitangaza nonaha. Ngo aduhembure. Ari hehe umwami w'abami? Ndabizi ko muzi kuririmba, zamura ijwi. Abaririmbyi nimuririmbe gutyo, muririmbe gutyo, Imana irakora igitangaza. Dusenga Imana. Ngo aduhembure. Ari hehe umwami w'abami? Ari hano. Imana ibaha umugisha. Ngwino tugusengere batizwe mu mwuka wera. Uturusha ubushobozi ni ubikora, ntabwo ari njyewe. Nta bapasiteri babatiza mu mwuka wera, ariko kuri iyi Pentekote isezerano nawe ryasohora. Komeza uririmbe, nakwigishije uko uririmba. Ababatijwe mu mwuka wera mufite ubushobozi, mufite n'uburenganzira bwo kuza hano tugasenga. Uzi ko yabatijwe mu mwuka wera ufite ubushobozi, Imana nawe yaguha gusengera aba bantu. Abashumba mwarambura ibiganza kuri aba bantu bakuzura umwuka wera. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nimuba benshi naha hose, nimuze muhapfukame, nimuze muhapfukame. Ndifuza kutareka kuririmba, utareke no gusenga. Ibyo bintu bibiri nimubikore. Indirimbo nayikwigishije, yiririmbe kurya navuze, curanga uko nakubwiye, ubundi tusenge. Abasenga murazamura ibiganza, abasaba umwuka wera murazamura ibiganza. Marangamutima yawe yarekure, ubwira Imana uti isezerano ni iryanjye. Dore maze iminsi 50 niyeza, maze iminsi 10 niyeza. Ndashaka ko
nuhumeka umwuka wera Imana ikubatize wiyongere mu bandi babatijwe. Tuzamura amasengesho, buri wese asenge muri iki giterane. Nimuzamura amasengesho dusenge. Uriya muriri wa Pentekote umanukire hano i Nyarugenge. Nimusenge, zamura ijwi ibyabaye. Senga, hamagara Imana, hamagara. Petero kivuga ijambo, Mwuka wera aramanutse. Zamura amarangamutima yawe, bwira Imana ikubatize. Turagusengera kandi turizeye. Ari hano komeza usenge. Ngaduhembure. Ari hehe? Ari hano. Zamura ibiganza. Ari mu itorero. Ufite isezerano. Uyu mwanya isezerano rigiye gusohora. Haleluya. Senga Imana. Wopfukamye senga Imana. Nawe wicaye haguruka usenga Imana. Yesu yaguhemburira muri iri teraniro. Yesu yaguhemburira muri iri teraniro. Muri kino gihe cya Pentekote wahembuka nawe. Zamura ijwi, wirangara. Hejuru umuntu n'umurangara. Senga. Ibyaba Yerusalemu, ibyaba n'ahanonaha. Ibyaba Yerusalemu, ibyaba mu cyumurimo. Ibyabaye muri Efeso, Pawulo ubwo yasengaga, gasengera abigishwa. Yarabasengeye, buzura umwuka wera. Tumaze igihe. Turashaka kuva mu ntege nke. Turashaka kuva mu gasuzuguro. Nimubasengere, musengere. Abashumba bagende babaramburaho ibiganza. Abashumba bagende babaramburaho ibiganza. Abashumba bagende barambura ibiganza kuri bano bapfukamye. Abashumba bagende barambura ibiganza kuri bano bapfukamye. Yesu ari hano. Turashaka kumva umuriri. Turashaka batizo. Iyi batizo niyo dukeneye. Twanze akazuyasi. Twanze kuba abanyamubiri. Turashaka umwuka w'imbaraga. Turashaka umwuka uhindura. Turashaka umwuka wera. Haleluya. Yesu ushimwe cyane. Zamura ijwi. Senga. Shimwe mwami Yesu. Dukomere Yesu amashyi dusenga. Muzamure n'amashyi. Mushyiramo n'amashyi menshi. Turashaka gusenga. Koma amashyi. Hamagara. Haleluya. Ari hano. Komeza usenge birashe. Komeza usenge. Ibishaka birashe. Komeza usenge ndabyumva. Komeza usenge. Haleluya. Komeza usenge. Komeza usenge. Pentekote yawe n'uyu munsi. Pentekote yawe ni none. Batizo. Turasenze. Imbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'Imana. Zimanukira i Nyarugenge. Ubu nonaha tugisenga. Imana ishimwe. Batizo. Holy Spirit. Mwuka wera arashe. Akira iyi mpano. Akira impano idasanzwe. Wakiriye. Imana ishimwe. Yesu ari hehe? Ari hano. Imana ishimwe cyane. Ngwaduhembure. Muhaguruke mutere haleluya. Duhe Yesu amashyi menshi mwishime. Haleluya. Duhe Yesu amashyi muri iki giterane. Twongere Yesu amashyi menshi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane.
abasohoka isezerano nonaha murakomeza mwumva ibihe by'umwuka. Iri terano nirirangira uguma aho ukomeza wivugire ku ndimi, komeza ugira ibihe byiza. Abatarabatizwa mukomeze namwe murindire mujye kwicara, umwuka wera yo yaje birigaragaza. Twongere Yesu amashyi menshi, twongera amashyi menshi umwami wacu. Amen. Amen. Amen.